agiye kugeza kuri uyu munota ntabwo nakira urubanza Rwema Solution kuko niba ndi nayiva ariko ntabwo njya mba nayiva. Birashoboka ushobora kuba afitemo ikintu cy'ubujura ariko byantangaza ko uyu mugabo yajyaga anenga ibintu by'ubujura akanenga ibintu byose iriya ngo ni Lambert ubwo se jewe umutima uracyambwira yuko na hano i Burayi barahari abantu bashatse kudukubita mu bintu bya bindi ngo bazajya kuri piramide ndabananira mwene rugumaho umuntu wavuturutse ahantu murume nkoma urume ntiwantwara muri birango mbyemere. Ibi rero ashobora kubikora kubera mu mutwe we akumva ukuntu ashobora gukira n'abandi harababikoze kandi ntabwo bafunze ntabwo bakoze ikintu avuga hano mu bigi wenda sinzi amategeko abiteganya. Bishoboka ko n'uyu Rwema nkurikije umutwe w'ukuntu ukora hejuru ushobora kuzabona agarutse, ushobora kubona ukajya kubona bya bintu bihiragiye bihindutse matière civile aho kuba penali ukabona aragarutse nkurikije umutwe we. Amfata igihe cyo mukundira umutwe we uko yigisha amategeko uko yigisha abanyarwanda ariko akaba nyine ajya kocora ukagira ko nanjye yagiye akocoye kuri wa mupasiteri wapfuye ubwo buranyije. Yego yabivuga yabisobanura cyane ukumva ni okay ariko ukuntu abivuze kumva birababaza. Rero hari style ye nawe ibyo kuvuga rero hari abantu burya nkunda nanone afite abantu bajya bagashwara bose nkumva ndabakunda menya ndi igicucu koko uziko burya nkunda Claude Pasteur cyane ndamukunda pe nakurya yicugusa numva abantu bamwanze bamututa ariko ntava kwizima nkakunda Magaje kubera kuntu yitanga nyine ku by'igihugu. Rero ntabwo uyu mugabo ndabona nawe aramwamuvuzemo akantu mwabagabo mwere muzarebe neza mutazihuta byo gupinga buriya se uyu mugabo yaba ifitera ndetse ko babitukanaga na Mutabazi bose iyo abantu banganye barabeshyirana ari Mutabazi yashaka numvaga avuguye uyu nawe agashaka kuvuga Mutabazi bose ukabona harimo akantu ko gushaka kubeshyirana ngi niko nabibonaga. Rero burya ameze nka Toma ngewe ntabwo shobora kwemera nabonye ndi na wa muntu wigora nkaba nakurikirana ibintu byose ngo ndebe namara kubona ko ari byo koko nkabona namwibeshyeho nk'ukuntu nigeze kwibeshya ku muntu ariko sinibeshyeho. Ibyo nabyo ndabibabwira kubera ko nabwiye ko jewe ariko n'abasirikare n'abapolisi barabiza aho ngaho babana n'umuntu iyo umuntu bavuze bakamurega tuvuge nk'igihe tukigera aho ngaho bakamurega genocide ukabona ntawe umurega ntawe ujya hariya mushobora guhura mukabari mugasangira ariko ukajya ibyumva ukabitera mu gutwi ugakurikirana ntujya kure cyane ukarindira uti buriya abazaza kubiprovinga. Ntabwo yabivuze ko uwo muntu muramusangira ko nawe ubaye mu genocide cyangwa ubusapoti ka genocide no niko erega nuko twatojwe kube umuntu murabaza mukabana ukareka amategeko agakora ibyabo ntabwo byivangamo. Ni nkuko reka mbabwire n'akandi kantu kambayeho hano Anveris nabanye n'umuntu yitwa ninde Mbarushimana Leo ninde wagiye muri Denmark bafashe kaza w'interahamwe twabanye hano dusangira akayeri mu kabari azi kwishongora cyane akagutuka nyine ariko ibyo ntacyo bintwaye kagutukamo gato muri kumwe mwasangira akavuga ati nabuze dusangira rega mwe muriho musangira nyine kubakara ko babaje konzi kwihangana buryo nuko ariko nkabona ko ari umuntu uruhishe ariko abantu bakamuvugamo bakumva interahamwe hamwe ngasanga no mu Rwanda n'ahandi hose harabo bitaga interahamwe bikabirebere nkarindira ko bafata nkabibura nkarindira ko batanga ikirego kikabura. Umutipe Mbarushimana Leo w'Ibutare muri za niba ari hafi za university niba ari sinzi ahantu yicishe ngo abantu twasangiraga akayeri sana ariko genda kurindira nkarindira ko baza gukurikirana kuko sakazi mba nshinzwe nta nubwo mba nahumanye kuko twasangiye akayeri upfa kutajya kumbera best man ndi gicucu ye nyuma ntibamutambikanye yagiye Denmark baramutambikana baramumanura. Rero n'abantu babagize utubazo nk'utu ushaka ko ari amafaranga uyu nguyu we umugabo ndabyumva uretse ko Magashi akomeje kubivuga avugaho ntunga ya postinze ikintu uyu nakisobanura ariko akanga kujya kure afite ukuntu afite umutwe ukomeye asuzugura
bikancaga nkicecekera ariko nkomeza kumukunda mukunda ukuntu asobanura ibintu by'amategeko agafasha abantu kuyamenya akagira gute aryoshya mbese showbiz burya hari abantu nkunda muri ibyo bya gisirikare bya za M23 n'iki nkakunda abo muri showbiz nkakunda n'abandi Claude nawe ndamukunda abantu baramutuka abatuka Claude kuri benshi kurusha n'uyu nguyu ariko ndamukundiye atajya kuzamura intugu wala yarakaye agahita byose abikubita aho ngaho nibuka avuga uyu nguyu bamubwira akamushakira agasimba basa rero abantu mwe reka turinde turebe ariko iki gitipe nagitinya kizabyikuramo ahubwo aho yariye n'ibicare bagiye gukanura ashobora kuzaburiramo ariko nta marangamutima ngira cyane da yewe ndakomeza nkayagira ariko nkakomeza ngashakisha kumenya